uwo mukobwa yita ko mukundana afite abasponsa n'imbumubona aho ibintu bitanu ngiye kukubwira. Ikintu cya mbere gishobora kwereka ko uyu mukobwa ashobora kuba afite abasponsa nuko abaho ubuzima buhenze. Yinjiza 150, umushahara we ni 150, ariko usanga aba mu nzu 300 cyangwa kuzamura. Niwe muntu ugura amawigi ya miliyoni. Niwe muntu usanga na telefoni zasohotse. Telefoni yose isohotse uko yabihenze kose aba ari nayo. Mbabare mbwira, tubwizanyije ukuri koko urumva waba uhembwe 150, ibyo bintu byose ukabasha kubikora? Nawe biri hafi yo kudashoboka. Icya kabiri, ntuzi uko byikora ariko buri weekend muraburana. Uramubura utazi ukuntu bigenda, aguha ama excuse akubwira ko yari yagiye iwabo mu ntara kandi umukubona umuriro ari ikibazo, cyangwa mu rugo twe dufite inama ya famiye kandi ntabwo nari kujya gufata amatelefone n'iki. Nyine ntuzi uko bigenda ariko muri weekend uramubura, uramuhamagara numubone cyangwa telefone ye ntibiriho. Ntuzi uko bigenda ariko hahuraho impamvu yuko udashobora kumubona muri weekend. Nyine muri weekend urabyumva nibwo bagiye kureba abasponsa be, nibwo abasponsa be baba babonye umwanya bakaba babonana bagasohoka se cyangwa bakaba bari kumwe ahandi hantu runaka. Nyine muri weekend ntushobora kumubona uko byaba bimeze kose. Ikintu cya gatatu rero nuko uyu mukobwa atazakwemera ko wafata telefone ye. Telefone ye ni ikizira kuri wowe, ntabwo ashaka kuyiguha. Niyo muri kumwe telefone aba yayubitse, iyo wamuhamagaye naba ashaka kureba umuntu umuhamagaye, iyo muri kumwe abajya kwitabira telefone hanze, message iraza akasohoka yiruka akajya kuyisa. Nyine ntabwo yakwemerera ko ufata telefone y'abarikiza kuko haba harimo ibintu bye byinshi. Ubuso uyifashe ubusponsa wagahamagara, urumva utabu umwangirije, waba umwangirije. Rero ntabwo ashobora kwemera ko telefone yifata. Icya kane rero, ntuzigera ubona uyu mukobwa agupostinga. Umva uko byaba bimeze kose ntabwo yagupostinga. Azahora akubwira ko akunda ubuzima buri prive, ntabwo azagupostinga kuko aba afite ubwo avuga ati mupostinze abasponsa banjye bashobora kumubona ugasanga mbuze umuntu uzaza nyishyira amabirizi, ntabwo nzongera gusohokera ahantu hadanje ni mupostinga abantu banjye bazabibona. Nyine azajya ahora guhisha uko byagenda kose, ntabwo yagupostinga. Icya gatanu rero nuko buri munsi ko muri kumwe agira gahunda zihutiye. Ntuzi uko byikora ari kujya kumva muri kumwe mwapanze guhura ngo muganire, ahise akubwira ngo mama baramamagaye ngo ararembye. Uribaza icyo kintu, mama baramamagaye ararembye, ibintu bigenze ku kazi baramamagaye, ntabura gahunda ahita akubwira imutunguye kuko umusponsa wamubwiye ko amukeneye. Uyu musponsa ntabwo ari umuntu uzahorana umwanya buri munsi, aba afite inshingano nyinshi, kwita kuri famiye ye, kwita kuri business ze. Rero iyo abonye akanya gatoya niyo kabisahimye ahita amuhamagara akamubwira ko ashaka ko babonana. Rero aho yaba ari hose ntabwo yareka kujya kureba uwo musponsa. Wowe ntabwo wamubuza, ntabwo ari wowe wamubuza kujya kumureba. Ahita apanga gahunda akakubwira ko agize impamvu yihutirwa agahita agenda. Ibi bintu rero niba bihoraho cunga sana. Ashobora kuba yifitiye umusponsa umuhamagaye kandi uwo musponsa we nareka kujya kumwitaba, ntabwo ubwo ibisuko bizasaza nkabone ayo gusuka, ntabwo landlord ukwezi nigushira azabona yamwishyura. Rero agomba kugenda akajya kumureba. Icya gatanu rero nuko uyu mukobwa buri kwezi cyangwa buri mezi abiri aba afite gahunda zigenda ahantu kure. Ugasanga yagiye za Dubai, yagiye Gisenyi, yagiye ku Kibuye, nyine ahora yagiye. Kandi wamubaza akakubwira ko yari yagiye muri gahunda z'akazi ke cyangwa yari yasohokanye n'abakobwa b'inshuti ze. Ariko wowe wakurikirana wenda ukareba ibintu postinga ukabona ari postinga ari mu cyumba, nta munsi n'umwe uzabona yapostinze ari kumwe n'aba bakobwa yakubwiye ko basohokanye. Wapi, azahora postinga ari wenyine. None amubaza ati se ninde wagufotoraga hano, azakubwira ko ari umuseriveri uri kumufotora. Ari abaseriveri baba bamufotora, kandi abaseriveri ntabwo umwanya babona pe, ntabwo babona umwanya wo guhora bagufotora aho uri hose mu byumba sinzi biki, nabo bafite akazi kabo. Rero menya ko ari uwo musponsa cyangwa ari uwo muntu we uri kumufotora. Icyo ngicyo wicara ukizi. Icya gatandatu rero nuko uyu mukobwa badashaka ko mugaragara muri kumwe mu ruhame. Ni munasohokana uzasanga ashaka ko mwicara ahantu mu nguni, ahantu abantu batabona, kugira ngo hatagira umuntu umubonana nawe. Akaba yanabibwira sponsor we. Nyine umusponsa waba mwubaha
abamufata nk'umuntu ukomeye cyane mu buzima bwe kuruta wowe. Nubona rero aba ari umuntu ushaka kuguhisha mu muhanda, anashaka kumukoraho, anashaka kumufata akaboko reka hatagira n'ubabonana, menye neza ko afite umusponsa, afite abasponsa. Gahe nguko rero ni ibingibi nari mbafitiye kuri uyu munsi. Ndagushimiye cyane nimba tugeranya ahangaha, kandi ndakwinginze unkorere sabu, ukore kuri subscribe, ubundi tujye tubana mu bindi biganiro. Naho utaha rero ndabakunda cyane, mwakoze kunkurikira.